ibintu byabaye nijoro. Okay, urambwira okay hari iminyo baturikije iravuga nk'injugu nari mari. Ikintu kibe mutagomba kumbwira ngo nuko ari umutinga. Icyo cyo rwose ntago. Duhe umwanya kuko birababaje. Nabahereje abantu bagiye bakundana nabo. Rimwe kabiri bimeze bitera. Bro. Kamugirira yo gusaba ikintu kimwe. Nta bakobwa dusigaranye n'ujya kureba Semuhungu uzagende witeguye n'ubundi ntabwo wenda kongera kubona undi mukobwa abakobwa bashize. Umva nkubwize kuri bro. Yawe na Semuhungu anyway by the way ububizi. Uravuze? Yawe na Semuhungu icyo ntebyiri cyangwa ajya guhura nawe ngo yari amapera ikiro cy'amapera. Naragiye mvunira mu bigende munyo bro asigara migisha. Yabanze kwitunganya nibura amasaha 3 ikintu bita amapera. Nubwo ibintu birababaje ukarenzaho n'amateke ya bwayisi uramutse uri irindi teke ntago rwose mu bintu bibabaje no mu bantu bibasiye no mu bantu bagaye bikabije umugabo bita Kimenyi na Jay yarimo ariko Kimenyi ararengana. Amakuru mfite kuri Kimenyi Yves Magingo yanga arimo arabarizwa inyarugenge. Amakuru ahari nuko mwamufashe mukamugira umugabo w'injajwa ariko ntabwo Kimenyi ari injajwa ahubwo umva nkubwiza ukuri Magingo yanga ubu tuvugana witwa Kimenyi ibere nyarugenge abahungu bamubonye zabere twara ahantu kuri Dayari asiga hafite ikigore bita Jore kuri Dayari kuri Dayari bro zabere twari ngewe burago dufata mwankoresheje amakosa mpita mfata indege y'igitaraganya abantu bambonye muri Rwanda Convention barabibonye. Muranyi muranyumva Dekati uyu mukobwa amakuru angeraho Jay ukumva uyu mukobwa muri kura muri screen hano urukumva Dekati kiratuma ngo byagenze bite umva ukuntu gahunda imeze waje kumenya amakuru dore umugabo mukuru wa Muyango Muyango n'umugore n'umukobwa yikunda gake umva nkubwiza ukuri yikundira ikintu bita imboro genda gake ya Jay uretse gato nkubwiza ukuri ngo dufata hari ibintu nyewe ntakwemera pe sibyo na Dekati arabizi Muyango kuva na kera guturuka mu academy n'umwana twese tuza gikundana na nuzana cyajungu Deka uravuga ikihe yo cyajungu gikongo sitasika gutya dagasa cyo muri Miss Rwanda bakitaga guki bakitaga guki cyagihungu Prince Kid cyade oya pana Prince Kid harundi mbwire bitembe kubwira bitega Joel Rutaganda Joel Rutaganda kuhigisha ubuhindu Joel Rutaganda Joel Rutaganda Dubai nani diaspora ya Dubai na community y'abanyarwanda muri Dubai ngewe bamushizeho miliyoni y'amadolari ku muntu uzamufata. Joel Rutaganda yasambanyije Muyango igituba kigira umuferege yareka ibyo ngibyo Muyango rero ngewe mwavuga wenda ngo baramusambanya ari abagabo nta kibazo ariko ikintu cyo kubyuka mu gitondo umwana w'umukobwa wikundira imboro mukavuga ngo n'umutinganyi ntago nshobora kukirumva aho ngaho nuko nta makuru ufite rero tuza tuguha buretse gato genda gake urumva none nk'iyo mujya kuzana abantu b'abatindi b'abakene ngo nibo bamusambanya b'abagore ntago nyine nshobora kubyemerera reba nk'uyu muvandimwe mukize muri screen genda gato rero Jay hama hamwe rero amakuru je kuyasesengura maze kuyahabwa urabona uyu mukobwa umva turahani hera kandi ifite ibimenyetso Godfather ibimenyetso n'ibya bindi byo ngo amakuru ngo yakuye uretse gato stati ya WhatsApp y'umuntu uretse gato wakwihanganira wamaje kumva gato dore uyu mukobwa nako uyu muhungu sinzi icyo nza kumwita cyo uyu ni umunyamerika
urimo kunyumva uyu yaje gukinira mu Rwanda basket cyane gikobwa kibiguri kisa Danny J uyu mukobwa ngo umuntu bita Muyango yaramukunze ananirwa kuryama umva nkubwire wivuga uretse gato ariko uretse gato ese ko muri kuvuga ko ibi ngiye muri kuvuga J ibintu biri record turabizi ko zambura mukoro zamaze kugira ngo zirimo kuri recording zivuga maze zimwe zo kuri YouTube kabo YouTubers bwose bamaze gushinga ibitero bari gufata hari abantu tunze benshi cyane hano hari abashonji baranga hari abantu batwiba imibereho ariko nimugende mubeke ariko manza wumve Jay manza wumve point yanjye uyu mukobwa nje mfite amakuru Jay umbabarira unyumve uyu nguyu Muyango ngo yaramukunza bura amahoro abuza amahoro urumva uyu mukobwa icyongereza cye urukunyumva nka kimwe cya muhungu wa Decat umwe bamwitande nuza bamwitande okay ndamuzi ngo there's American man inde bamwitande ngo ntuzo ngo aba diaspora ninde ngo oya shizo oya hari urundi Rwanda ngo ni nuza Samuturera ngo ni bari ngo aba diaspora nyine ni Samuturera Big Sam I went to Nyamirambo ninde Samuturera waundi cyakindi ntabwo Samuturera ntabwo kizi cyagipeti gikora mu megeri deka katagiye agiye kugishaka ni Samuturera foreign ngo bamwitane Samuturera urwo rupeti rero uyu mukobwa avuga icyongereza nk'iki cya kiriya gipeti noneho Muyango yabuze ukuntu akominika n'uyu mukobwa oya Muyango yize mu kadema z'icyongereza Muyango yize mu kadema z'icyongereza abapase rose Muyango akina umupira Muyango ikintu yakoze ndashaka kugigusobanurira umanze ubyumve we Danny J Muyango abuze ukuntu agera kuri uyu mu baby yahise anyura kuri uyu nguyu reba neza anyura kuri uyu nguyu Decat yatuzaniye uyu nguyu bamwita Sisi ni uwa Nyarugenge akinana yakinaga n'uriya Munyamerika unyumve neza cyane Muyango anyura kuri uyu nguyu aravuga ati ndaguha icyo ushaka cyose umuze n'Umunyamerika kazi turi kumwe uyu nguyu hano ama transaction arahari urimo kunyumva nani wowe Jay ama transaction Muyango yakoreye uyu mugabo niba ari umugabo uyu mukobwa uyu nguyu Sisi arahari Muyango ageze kuri uyu nguyu biragaragara ko we yahise akunda Muyango biragaragara Godva buretse gato kubaza akabazo k'amatsiko manza wumvi buretse gato kubaza akabazo k'amatsiko Dekeza mwereko kuvugana ryari Dekeza buhe Dekeza nyine wa train nani Jay baza kumirwa stop it kaze nkubwira ukuntu umeze Jay uri mu bihumbi 2025 oya reka nkubwire ariya majwi yakimenya avuga ati ni izina ry'Imana nabonye umugore wanjye ndamubwira nti wabaye umulesbienne ariko kimenya liberi twari anza wumve Jay ari amagambo y'umugabo we avuga ati eri ndabona warabaye lesbienne urumva aya magambo afite rezo amakuru dufite uyu mukobwa uyu nguyu uri kureba hano uyu nguyu yabaye ipataro niba ari umugore bari umuhungu uyu nguyu uri kureba yanze guhereza Muyango passe yo mu diaspora nako y'Umunyamerika kazi urukunyumva uyu nguyu ahita afata Muyango aravuga ati reka nkubwize ukuri Umunyamerika niki yagukorera njye nashaka kugukorera turi kumwe yafashe Muyango aramubaga Muyango aravuga ati yisibaho Muyango atangira gusuka amafaranga kuri uyu mu baby amakuru atubwira ko ubu ngubu badacana uwaka batandukanye Muyango ntabwo agikundana n'uyu nguyu bari kumwe kuri ifoto uyu nguyu Decat yatuzaniye bamaze gutandukana ntabwo bakiri kumwe urimo kunyumva Godfather gera gake Godfather abantu benshi kuri nose basigaye bikundira hiti uzi ko umuntu asigaye abyuka mu gitondo agahita yihimbira story ati kugira ngo muze kuza kumukira mu mwandiko nawe mwiriwe uko si mwandiko iki Decat amakuru yageze Decat amakuru yakuye nguyu Decat ari hano baza Decat ngo Muyango akunda imboro ntakunda imboro wenda kugira nyine singuyu mubaza ari hano
uvuze gute? ndi kuvuga ngo vugisha ukuri utarinze guca ku ruhande. Muyanga akunda imboro cyangwa ntakunda imboro? arimo gukoresha amagambo aremereye. Muyango se ahubwo se Abanyarwandakazi ukunda imboro nka Muyango wigeze ubaho? Urakoze cyane. None se Nyine kuki uvuga ngo ni umutinganyi? Ambase bose gato nyine. Hari ikintu utari kumva. Nyine bose listen. Jay. Ubyukiye he? Jewe nibere muri hoteli. Uri muri hoteli kabisa. Reka Jay abanza aruhuke. Nizina n'Imana Jay biragaragara ko utariye isombe. Wari ibinyabazungu nyanze. Rimwe kabiri gatatu ndabara gatatu. Oya Jay ntabwo ari cyo ndabara gatatu. Rimwe kabiri ikintu kiba mutagomba kumbwira ngo nuko ari umutinganyi. Icyo cyo rwose ntabwo. Duhe umwanya Jay kuko birababaje. Nabahereje abantu bagiye bakundana nabo. Rimwe kabiri ngo ngwiki kuri rese bose bakuzana ibyo kurya. Nizira rimwe kabiri Deka turi modereta baraguturangura ari kutuvangira. Oya kugira ngo nabyemere neza mu mbabarire muri mu nguri hano hantu abantu batangiye kugira za gift kubera ukundimo ndavugisha ukuri. Umukiro wa ninde? Kuri kuri Jay uje kutuvangira. Umukiro wa ninde? Umukiro wanjye ni Coach Gael. Okay. Ninde wundi hano ufite umukire? Godfather. Inde uwe afite umutinganyi wamubwiye ngo nakomeza mukorera inkuru. Uravuga ubu. Reka nkubwire Jay. Iyi foto yivanye he? Iyo foto yikuye he? Godfather. Uretse gato. Uyu nguyu niba ari boss ubwo ni boss wa Dekati kuko Dekati batuzaniye iyi foto. Dekati yatangiye guseka azi ibyo yakoze. Dekati uyu mutinganye ni boss wawe? Dekati azi ibyo yagukoze. Uwo mukobwa uyu mukobwa yakwishyuye. Uwe uwo mukobwa ashaka kwishyura bari kunshinja. Uwe uyu nguyu bari kunshinja hano. Nese n'abana man. Nawe no kumuntu wamushyize hehe? Ubwikane gende gatoya. Okay Dekati maze ngarure ntuza. Ubundi reka nze nkubwire. Reka nze nkubaze ikintu kimwe Jay. God. Uvuze ko uyu nguyu ari wazanye. Uretse gato. Guys jewe ngeneye ko mushyire bi gift murakaswe. Jay uretse gato. Mushyire izo gift. Uretse gato. Ngendere murakaswe. Tugiye anyway by the way Jay. Ngiye kuzana abantu Muyango ashinjwa. Umva wowe ibyo ntago bikureba. Jay. Hari uyu nguyu uretse gato. Hari uyu nguyu umuntu bita Ernesto mwamukubise. Uretse gato. Ernesto. Deka uva nkubwiza ukuri sibyo? Nagakubitwa. Uretse gato nkubwire. Ernesto tuvanemo wenda ibintu byo kuba Ernesto yenda kuba mu mwanga cyangwa se munagira gute sibyo? Ernesto nijoro yakoze amateka bro. Uri kumva? Umubwiye kanane karenze se ubwo umubwiye ati ninjye nawe. Ndabyumva. Ya umubwiye gutyo. Ernesto turaza kumugarukaho nyuma muretse. Umubwiye gutyo nje I will see you. Ernesto Deka uzi ibintu byabaye nijoro. Oya nta kibazo man ndabizi bro. Tureke iby'ikirori. Uzi ibintu byabaye nijoro. Okay urambwira okay hari inyo baturikije iravuga nk'injugu nari mari. Kigicucu. Umva se ngubwiza ukuri. N'ubwa mbere mu buzima nk'iyi ngiyi. Sibyo? Oya kuva navuka n'ubwa mbere ngiye mu buzima mvuze inkuru busutwa nk'iyi ngiyi. Sibyo? Harahaboro urumva jewe nananiwe kare nshaka kujya kwisinzira nyine mu umva man reka umusabe bitabiganira man tabiganira nago dushaka biganira live oya umusabe bicicike bishire natwe tabiganira hano mu gikari inyo yaturitse nk'injo oya tabiganira mu gikari man tabiganira mu gikari sibyo ndeta umva ndeta kumbwira man haribi uramusikanyira umubwiye ati ndakwica bro
bamwita Nana Weba in the house. Anyway, by the way, wabibonye reba tegereza ureka umva genda man genda ngo byagenze gute agenda bari kuzimumenaho wowe mubanze murundeho babanze barundeho dekati ni kutabona guys mwabicucu mwe barimo baranyirukana hangaha mu ngarure mushyira ibigifite dufate break ngaruke ku nimba utamaye Galaxy ubwo uwo haye wese ndahita mwirukana nibyo mvuga guys mureke anyway by the way Jay wowe bita Sadi uyu mukobwa ni umwana w'umugabo w'umukire nyiri ya Paris Nyandungu. Rero Godfather manza wakira ibyo bintu bari kugutaho monda byakira ibyo nkubwira uri kumva uyu mukobwa akundanaga na Airways ariko ngo Muyango akaza kumubenguka akamubwira ati ngwino unyegere Muyango akunda bakire papa oya ariko se nyuma yuko ahushije umunyamerika kazi yahise afata uyu nguyu amwambura nani uravuga ati uva umbwire Godfather ibintu ukuntu bijya bigenda muri byo byagitinganye yewe nabigusobanurira nageze muri Las Vegas gato ngwereze nk'urugero ngewe nageze muri Las Vegas nk'umuntu bakubise w'inyuma uretse gato nageze muri Las Vegas kwa Semuhungu sibyo nari nararanye amapera nariye n'amateke y'abahisi guys ngira ngo story murayizi aho na Semuhungu inshuro 3 nzagura nyine buretse gato nyine ngusobanure story ukuntu yagenze nzagura n'undi wowe na Semuhungu inshuro zingahe 3 nzagura n'undi mutinganyi uri kumva agatinganyi gafite ikintu bita amafaranga papa yadanje ariko kanguriye isaha y'ibihumbi 8 live yes yakuguriye isaha y'ibihumbi 8 yarakurongoye kandi ndimo ndagira ngo usobanure buretse gato ubwira ukuntu bigenda none umwana w'umutinganyuza ibintu yambwiye abarambwira ati wageze muri Las Vegas mbona abantu barimo baragushagara urumva uze kuza kumbabarira nkubite passe y'agatuza urumva ngo nze kumukubita ngo passe y'agatuza ndamubwira ndetse none ndamenye njya kubwira umuhungu mugenzi wanjye ndamenya kubwira umuhungu mugenzi wanjye ngo genda bagufire urumva noneho turi kumwe n'undi muhungu ebane kari kakunze bya hatari kanguriye isaha kugira ngo nyine kamwemeze urumva ukuntu bigenda kanguriye isaha kugira ngo kamwemeze noneho umuhungu turi kumwe nawe ariko reka turabona ko asuka duhindura ikiganiro buretse gato umuhungu turi kumwe nawe abonye ko umusore namuzanye muri game nzi icyo muzaniye man abonye ko banguriye isaha umuhungu aratika uzi ibintu byamubayeho inyo barayifunguye iryo joro man urukutuyobya umusa arakwebye gute se man ari kutuyobya dusubire Nyarugenge ari kutuzana muri Vegas gute turi Nyarugenge kandi murahuye n'ubundi uwo muhungu nawe n'umunyarwanda none se bihure na Muyango n'izi nkuru turashaka kugira ngo kimenyi abanyarwanda bamenye ukuri ko kimenye abaye victime turashaka kugira ngo rwe Godfather umva Godfather umva Jay bamuguye umutwe w'ihene ahangaha ni ukuvuga ngo Jay niba muri kubyumva Jay yaragiye afata kimenyi avuga ko ari injangwa icyo nakubwira cyo nanasubiramo ejo ahuye na Meddy ahorana nuzo no bita Taifa ago Taifa n'umutaramu deka kandi Taifa n'umuntu wacu Taifa n'umutaramu nzi ko ni muhora muhita mu Rwanda nicyo kintu cyane Taifa ikintu byaragatwika Taifa ikintu cyabayeho SJ kurya abana ba mbere muri no si Victoria mwapfuye iki Victoria ninde okay Vicky oh hakurya ntuza bahita gukira Norvege uvugire hejuru Norvege ago deka uzi ibintu byambayeho ayi we
Deka. Noneho nsigaye nshyukwa ibice. Nsigaye mfite imboroga y'Abanyasudani. Jay. Umva Godfather, reka kutwica ibintu ba ibi tuganira n'ibintu biri very personal. Man ibyo bintu none se ko muvuye kuri topic. Umusa kwa Victoria byagenze bite? Ndi kuvuga ngo nsigaye nshyukwa ibice. Niba ari ukubera kurya agasenda kenshi. Uri kumva nyine nsigaye nshyukwa ibice kandi ubwo mbikubwiriyemo. Ako yambwiye ko yakweretse ibintu bifitanye isano n'amapapayi. Oya. Ibyo ntabwo njya mbireba jewe. Okay. Tukomeza. So Umusa Mutalibani asa ageze. Tugaruke gato. Jay garuka. Umva Deka. Kati urikunyumva? Dekati uri kunyumva? Yo. Uri muranyumva? Ndakumva man. Uyu mukobwa uri kureba hano. Ibi bintu batangiye kwivugisha ngo Muyango ngo akunda igitsina cy'abagabo nge ntabwo navuga ririya zina. Turi kumwe? Muyango niyo bivuge musubiremo. Muyango ni bisexual akunda byose. Ngiye kubivugamo mbisubiremo uko mwamwemera ngo mumukunda ngaseka ngo ita kuri family ngo yemera abana ngo iki byose ngo n'umwamwiza ngo twamukunze ibyo byose nta kibazo. Muyanga ko yari igituba bamukwita imboro ibintu bibiri. Kushama ngamaremereye. Urukumva ahanga twumvikana ikintu kimwe. Uyu mukobwa uyu ngi muri kureba hano. Uyu wiga mu Bushinwa ni wowe umutuzaniye. Dekati uyu mukobwa bro uyu ni umuntu uva mu mubyeyi nyina papa we niwe nyiri ya Paris Nyandungu. Nyiri Nyandungu uyu nguyu Muyango yaravuze ngo uva ku giti dore umuntu. Bamwita Nesadi? Yego. So story kuni hagaze rero. Hari Trace Africa byabereye muri Kigali. Babyibuka? Urabyibuka ntabwo ubyibuka? Ndabyibuka cyane ndikubire. Niba matariki abantu bose babyibuka. Abantu mwese mubyibuka ni mwandike ngo turabyibuka. Trace Music. Kigera ndi kubona abakobwa banjye Kigali Boss Babes. Ndabyibuka byose ndabizi. Batarasenyuka. So ngo twaduhari bamwe abantu ati tubabyibuka kabisa twaduhari. Aka gakobwa nagafana kanjye kubi bose bari abafana banjye. Akangaka ndi kureba hano Kasadi nakana keza byadana nakinyamirambo na Kayisilamu kazi gira kinyamirambo. Karanga nyire kinyamirambo Kayisilamu kazi. Kandi bambwira ko uyu nguyu ari umwana w'umukire nyiri Nyandungu. Ndimo nakubwira ibintu byinshi utarumva. Yego. Rumva rewe zino mutinganye. Biri wantuza se gute se Ariwei fuck whatever Ariwei wezi ni umutinganye. Mwese murabizi mara mahe kujijisha mwese murabizi. Komeza. So aka kana rero Ariwei wezi agakwita ka plastic insazi. Karasara. Kigaga muri China. Kabyina ibintu by'ibiririmbo bye kabyinaga muri China. Mu Bushinwa. Kazi Kigali. Arahiye. Ndabeshya nawe ibintu maze kuvuga ndimo ndabeshya. Niko kuri. Abantu baturi kuvuga ukuri. Hasi abantu bati Dekati ibyo uvuga niko kuri.
Oya kare gendere kuko bampinduye ikigoryi bamanzana abapagasi bazana baba sukaranye na baba kosi bo mu rugo ubu kare mbiyore mujye ubwo nta kibazo ntari urumva Ariel Ways urumva Ariel Ways Ariel Ways nawe urumva nawe ubwe ntago nawe ubwe yari afite ikibazo Ariel Ways nawe ubwe yigiraga tomboy ariko ibyo bintu atabishoboye I can't hear you. So uyu mwana ni nk'ari we wa mbere bari bahuye Uyu mu Bushinwa ajya kugira experience yo guterwa cyangwa yo kuri kigaga muri China sinzi ahantu kakibona ibiki byose arambwe ibishe nyuma yuko mwiyu umusore wanjye bitaga Ntuza Juno abatari banabizi none mbibire none kuri Juno na Ariel Ways ni kingi kibapfuye Sadi oya niko kintu yapfuye n'umusheri we Ariel Ways na Juno bapfuye Sadi nta kindi Umusa ejo ntufite Ntuza ejo ntufite live na Yago kwera siko ari utubwiye kwera ikibi uko kibi bibajije ndashaka kugira kuko ndabizi ejo hazaba hari n'ukuri kwinshi so wetse gatoya mfite iminota 5 yonyine yanyuma 5 yanjye natangenda so Juno yakundaga nakaga kobwa kitaga Ariel Ways so Ariel Ways sizi niba bisexual or not n'iki byose Ariel Ways ubwo arya imboro n'igituba icyarimwe urumva and then kana kazamo n'iki byose urabyuka bya urumva no mizigo ni byinshi cyane ubwo ntago ngiye kujya muri business nyine ntago nshaka kujya muri business side urumva so ibintu byabaye nyuma yaho rero agakana kagiye mu rukundo rutabaho kuri arabona avuze and then karasara gatangira kujya karira noneho hakabaho bita Promesse wakundaga kano kantu Promesse muri kuvuga ni gafotozi nguyu nguwo Kamanda akajya bataka kana mu kareke ngo kabanze kashire urukundo gakunda Ariel Ways urumva ngo ese kakana ko karimo kuri amani ngo gakunda Ariel Ways bya danje Ariel Ways yagakati Arena kariza abantu bose bareba muri Arena man baze bavuga ngo ndimo ndabeshya amazina yose navuze aze yose ashire ikiganza hanze zamura avuga ati deka turabeshya bavuga turi umubeshyi nta kibazo numwe nabivuga ndatavuga ati ndumubeshya nta kibazo muvuga ati uri umubeshyi mubi cyane mu mateka y'isi bo amazina yose navuze azavuga ngo ndimo ndabeshya komeza ndakumva exactly Kamanda akabakunda kano kana ariko akabazi ko kemera nde urabona ukuntu wemera cyana kikaba gifite feeling zo d'umuntu yeah so Kamanda yashaka gukubita plastique iki cyana nacyo ese Kamanda imbaraga y'Imana exactly so nukuva mu kano kanasaka ariko ubundi kureba ahantu story test dora ahantu story hera
so wabyemera utabyemera wavuga ngo ntago ari byo ngo dekati n'ibyo byose ngo uri umukaritasi I don't give a shit bro